diyabete. Ni gute wakwirinda indwara y'igisukari? Ikaze ku murongo wacu TheHealth@Olivier, umurongo ubagezaho byinshi bitandukanye ku buzima, uburyo twagira amagara mazima, amakuru atandukanye ku bigendanye n'ubuzima mu buryo butandukanye. Muri kumwe nanjye Ahishakiye Gad, umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuzima. Rero nk'uko twabanye mu biganiro byatambutse, twarebye diyabete icyo ari cyo, tureba ubwoko bwayo ndetse tureba n'ibibazo bishobora kuririra kuri yo ku muntu uyifite ntivurwe neza cyangwa se uyifite ntabimenye. Rero muri aka kanya nk'uko yari umugani tuzi cyangwa se ari intero tuzi, siroga ivuga ko kwirinda biruta kwivuza, kandi ni ibintu bigaragara ko tugiye kurebera hamwe uburyo wakwirinda indwara ya diyabete, indwara y'igisukari. Mu by'ukuri ni indwara iteje akaga cyane, kuko nk'uko twabonye mu kiganiro cyashize, biriya bintu byose bishobora kuza nk'ibibazo biyuririyeho ni ibintu bikomeye utabasha kwirinda cyangwa se kugira ngo ubashe guhangana nabyo, bikaba ari ibintu bigutwara igihe gikomeye ndetse bikagusaba ubutunzi ndetse n'ibindi, nk'impyiko zangiritse, umutima wangiritse, imitsi yangiritse utakiri kureba neza, usanga hari n'ibibaho bikangirika ku buryo bitagaruka. Rero tugiye kureba uburyo ushobora kwirinda indwara y'igisukari. Nk'uko dusobanukiwe neza rero indwara y'igisukari, diyabete icyo ari cyo, n'uyu mwanya tugiye kureba ese twabonye ko diyabete ari indwara ibaho igihe isukari yabaye nyinshi mu maraso. Bikaba byavuye ku bintu bitandukanye. Hari ukuba umubiri utari kwakira umusemburo ushinzwe gutuma isukari ikoreshwa neza, ndetse cyangwa se bikaba biri guterwa n'uko urwagashya pancreas rushinzwe gutanga umusemburo rutari gukora neza. Ese ni gute twakwirinda iyi diyabete? Ikintu cya mbere duheraho tuvuga mu buryo bwo kwirinda diyabete ni uguhindura imibereho, lifestyle. Akenshi hari igihe twumva lifestyle ni ijambo rikunze kugaruka cyane iyo tuvuga ku buzima, uburyo tubaho ubwo bigendera ku mirire yacu ndetse n'iminywere ndetse n'imikorere yacu mu buryo busanzwe. Icyo gihe rero dusabwa mu rwego rwo kwirinda diyabete, tugirwa inama ko igihe uri mu mibereho yawe ya buri munsi, mu mirimo ukora, ukwiriye kwita ku buryo ubayeho. Hari akamenyero keza cyangwa se habit, lifestyle nziza ugomba gufata kugira ngo wirinde iyi ndwara ya diyabete. Ikintu tuvugaho cyane hano, tugirwa inama ko ukwiriye kwita ku myitozo ngororangingo. Ni ukuvuga ngo byibura buri munsi fata umwanya wawe iminota 30 ukore siporo. Ibi bifasha iki? Nk'uko twabibonye ubwoko bwa kabiri cyangwa se diyabete yo mu cyiciro cya kabiri, nk'uko twabibonye mu biganiro by'abandi, mu kiganiro duherukanyemo, ni ukuvuga ngo buterwa n'uko rimwe na rimwe twabonye umubyibuho ukabije nka kimwe mu bishobora gutera imbaraga cyangwa se gutiza umurindi uburwayi bwa diyabete. Rero igihe ukora imyitozo ngororangingo, bituma amaraso atembera neza, bya binure bibasha kubangamira imitsi bikagabanyuka, hanyuma haba ari ku kibazo cyo kuba amaresebuta cyangwa se ibishinzwe kwakira uyu musemburo wa insuline bitari kwakira, bikabasha gufasha umubiri izo resebuta zikaba zishobora zikakira iyi insuline ku buryo bukwiriye. Ni ukuvuga ngo aha muzirikane ko turi kureba ibyo kwirinda, kandi wirinda ibintu mbere y'uko bikugeraho. Rero ibyo bituma umubiri ukoresha isukari neza ku buryo hatabaho overload cyangwa se ngo isukari ibe nyinshi mu mubiri, bitume umubiri utabasha kuyakira no kuyikoresha neza. Ikintu cya kabiri twitaho mu byo kurya byacu, dukwiriye kurya indyo yuzuye. Bavuze indyo yuzuye, balanced diet, nyine ni indyo ikungahaye ku bitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara, ariko ibyo byose tukabikora dushyiramo kwirinda. Ni ukuvuga ngo mu rwego rwo kwirinda ubwoko bwa diyabete, indwara ya diyabete cyangwa se indwara y'igisukari, tugomba gufata isukari iringaniye ku kigero kiringaniye. Akenshi hari igihe tuba twumva ibintu birimo isukari nibyo biba biryohereye, ariko wikururwa n'uburyohe kuko uzi ingaruka mbi bishobora kukugiraho. Inama duhabwa ya mbere ni uko mu gihe dufata ibintu bifite amasukari
Ibyiza ni uko twakoresha ibintu kamere, ibintu karemano. Tuvuge niba ukeneye kunywa akaji, aho kugira ngo ufate ibintu byabaye refined byanyuze mu nganda, ukaba wafata umutobe w'imbuto, umutobe usanzwe wowe ubwawe ubasha kwikorera. Ibyo bibasha kugufasha mu kugira ngo nyine ukomeze kugenga isukari iri mu mubiri, mu maraso yawe, kugira ngo birusheho kuba byiza mu gihe umubiri ukoresha iyo sukari, kuko ntabwo bibasha kubangamira umubiri cyane, ntabwo bigora igihe iyo sukari yavuye mu bintu karemano cyangwa se mu bimera twifitiye ubwacu. Bibasha kudufasha cyane kugira ngo twirinde ko iyi sukari yaba nyinshi cyane mu maraso. Ubwo rero n'ahandi nawe kugira ngo dufate ingamba. Iyi diyabete ni indwara mbi cyane, wenda ntabwo umuntu utarahura n'umuntu uyifite yabasha kubyumva neza, ariko iyo uhuye n'umuntu ufite indwara ya diyabete ukabona ibibazo ahura nabyo, ubasha gusobanukirwa neza uburyo ari ikibazo giteje akaga, kandi akenshi ikabiva ku buryo twitwaye nabi cyangwa se mu myitwarire idakwiriye twagize, haba mu byo turya, mu kamenyero tugira ko kubaho aricyo dukunda kuvuga lifestyle. Ibyo bigatuma ya sukari yakabaye igirira umubiri akamaro iduteye kugira uburwayi. Birumvikana neza ko ari ikibazo gikomeye, birumvikana neza ko biba biteye ubwoba kuba waba wari ufite ibyiza, ariko kubwo kubikoresha nabi ukabasha guhura n'akaga kavuye kuri ibyo byiza wari ufite. Rero nk'ubwo buryo bwo kwirinda iyi ndwara y'igisukari, ikindi kintu twitaho kubisuzumisha. Ni ukuvuga ngo uko upimisha isukari ufite mu maraso bituma umenya uko uhagaze. Buriya akenshi wenda turi kureba ku cyo kwirinda, ni ukuvuga ngo iyo wirinze uzi uko ibipimo byawe bihagaze biragufasha cyane kurusha uko bavuga ko ugiye kwirinda nta screening yabayeho cyangwa se ngo ubashe gupima isukari iri mu maraso yawe. Ugomba kujya kwisuzumisha, wabona isukari iri kuzamuka bakubwira ko iri kujya ku kigero cyo hejuru kirenze icyo umubiri ukeneye cyangwa se gikwiriye ku mubiri, normal range, hanyuma ugafata ingamba mu rwego rwo kwirinda ko ugera hantu nyine biba byabaye indwara y'igisukari. Rero birakwiriye ko dufata ingamba mu mibereho yacu, tugafata ingamba. Ikindi nyine ni ukugira gahunda mu imirire yawe. Akenshi hari ubwo abantu tujya tugerageza gufata utuntu uko tubonye, udusinakisi, akenshi bikaba bikize ku masukari. Ibyo bituma nyine kuryagagura cyangwa se guhora urarya utagira gahunda mu mirire. Ibyo biri mu bintu bimwe bishobora kongera cyangwa se kongera ibibazo bishobora gutera diyabete. Ibyo bigatuma imibereho yawe cyangwa se ubuzima bwawe bujya mu kaga. Ikindi tuzirikana, kunywa amazi ahagije. Ibyo bibasha gutuma nyine ya maraso atembera neza ndetse na ya sukari ikabasha gukoreshwa neza. Ibyo bikaba byakurinda guhura n'ubu burwayi bwa diyabete. Rero murakoze cyane, reka dusubikire aha, tuzacumbukura n'ibindi biganiro ndetse tureba n'ibindi bitandukanye. Tubararikira kuguma hano mugakomeza gukurikirana ibivugirwa kuri TheHealth_Olivier kugira ngo turusheho kugira amagara mazima, kugira ngo turusheho kwitungira ubuzima. Rero murakoze cyane. Ubwo uramutse ugize kimwe mu bimenyetso nk'ibyo twavuze ruguru cyangwa se nk'uko twabibonye, ugomba kwisuzumisha. Gana ivuriro rikwegereye bagufashe, bagusuzumira isukari. Nimba hari ibimenyetso wibonaho bishobora kuba biri mw'ubwo buryo utekereza ko ushobora kuba wagize diyabete, usange abaganga bagufashe barahari. Ibigo by'ubuzima biratwegereye, ariko tugerageze uko dushoboye kose, kuko ubuzima, amagara mazima ni igishoro gikomeye cyane, kuko nibwo tubasha gukora ibikorwa byacu bya buri munsi, tugakora imirimo yacu ya buri munsi ikagenda neza, kuko dufite amagara mazima. Rero murakoze, mujye mukomeza kubana natwe, turabashimiye. Imana mubane.